ngiye kukumenyesha ibizaba mu gihe cy'umujinya wo kumperuka, kuko ari iby'igihe cy'imperuka cyategetswe. Umva icyo Imana ibiravuga. Iyi si igeze ku musozo. N'iyi nyamaswa izamuka iva mu butaka, Yohana mu bintu yayivuzeho yibanze no kuvuga ku mahembe. Bivuga ngo n'aya mahembe turasabwa kuyiga, tukayigana ubushishozi. Twabonye ko ari ya mahembe abiri, ihembe rimwe risobanura Amerika, ihembe rya kabiri risobanura Ubwongereza. Ni ukuvuga ngo kuvunika kwa ririya hembe byari bisobanuye gupfa kwa Alexander. Ariya mahembe ane yameze byari bishatse gusobanura abajenerali bane b'ingabo z'ubwami bw'Ubugiriki bazigabanya ubwo bwami. Ibitabo byose biza bivuga ku iherezo ry'isi, ibiza bigaruka kuri politike y'isi n'uburyo izasenyuka, bikavuga ku bwami bw'isi, basabye ko byose bikurwamo. Telefoni nazo twakoze ubushakashatsi, izi Bibiliya ziri kuri interineti, hari amagambo menshi bagenda bibamo, bagenda bakuramo. Mu minsi yashize bwo twararebye tubona bamaze gutwara ibihumbi bigeze kuri 60 na bingahe muri Bibiliya by'amagambo bibyemo. Ibi bintu bigeze no ku rwego rw'uko n'amadini nayo abyemeza. Papa wa Kiliziya Gatolika yararyemeje. Ubu ibihugu byose biri kugenda bisinyira iri tegeko, naho batari barisinyira n'ubundi ntibigeze babihakana, ntibigeze banavuga ko uzabikora azahanwa. Nge naribajije, abagabo banagerageza, ubundi abagore babigenza bati? Mwumva ya mahano, mwumva ibi bintu birimo kuba mu isi. Kuko niba ubutinganye bw'amanuye Imana Sodomu ni Gomora, uyu munsi bukaba bwuzuye isi yose kandi biturutse kuri Amerika n'Ubwongereza, murumva ko basohoje bimwe mu bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu. Vuga ngo Yesu aragarutse. Tuzasobanura uyu mubare, nitumara kuwusobanura tunasobanura n'uburyo uri gushyirwa ku bantu. Ubu ijuru riramanutse rije kureba ko iby'itorero ririmo kurega iyi si ari ukuri. Yesu ateze amaboko, yaragupfiriye, ni wowe bashaka. Mw'isi nta kiza kirimo, kwa Satani ni imibabaro gusa, muri Yesu harimo byose. Amahoro y'Imana kuri wowe nshuti muvandimwe ubana natwe iminsi yose kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turagushimira umwanya ufata wumva ubutumwa bwiza tuba twakugejejeho. Reka tugusabe niba utarakora subscribe uyikore, kuko turacyafite byinshi byo kwiga, kandi kwiga no guhozaho, kandi uko umuntu agenda yiga niko arushaho kujijuka no kumenya ibintu atarazi. Utarayikora rero wayikora kugira ngo dukomeze gufashanya. Ikindi dukunda kubasaba nuko niba ikiganiro kirangiye kumva kigufashije, dufashe gusharinga ubu butumwa, oherereza n'inshuti zawe, ohereza imiryango yawe, hanyuma dukomeze kwagura ubwami bw'Imana. Ubundi ukore like, ubundi like. Reka mbivuge muri ubu buryo ku bantu bajya mu nsengero, imeze nka kwa kundi umuntu abigisha akababwira ngo Yesu ashimwe cyane, mukavuga ngo amen, cyangwa yatera haleluya mukamwikiriza. Yukoze like rero ubu tweretse ko ibintu byagufashije. Imana ibaha umugisha. Ngira ngo benshi umaze kumenyera, wenda nakwibwira bashya, maze nanjye nitwa Jarik Ikingeneye, umuyobozi wa Revelation Ministry. Tukaba dufite iyi channel itambukaho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Iri jambo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mujye murizirikana cyane, kuko hariho n'ubutumwa bwiza bw'abantu. Rero ubutumwa tuvuga ntago ari ubw'abantu, ahubwo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ibi nabyo tuzabigarukaho tubikoreye ni seminari, kugira ngo abantu basobanukirwe ese ubundi ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana butandukaniye hehe n'ubutumwa bwiza bw'abantu. Urumva ko harimo umwihariko. Nkuko bisanzwe rero turagarutse mu kiganiro cyacu cyitwa igihe cyanjye, kugira ngo tureko twasoza iki gice cya 13 cy'ibyahishuwe. Turi kwiga zira nyamaswa ebyiri zivugwa mu gice cya 13, ndetse n'igishushanyo kivugwamo n'umubare 666 uvugwa hariya. Uyu munsi ndashaka yuko twongera gusoma igice cya 17 cy'ibyahishuwe.
hanyuma turasoma no muri Danieli, kuko tugarutse ku kintu cyitwa amahembe yarari kuri ya nyamaswa. Ngira ngo ubwo duheruka imbere yanyu twari tumaze gusobanura iriya mitwe 7 ivugwa kuri iriya nyamaswa, aho twasanze ari ubutegetsi bw'ibihangange bukomeye bwo ku isi bwategetse isi yose, hanyuma Satani ari nawe wabushyizeho arabwifashisha mu kurwanya Isiraheli, ndetse n'ubari kubwifashisha mu kurwanya itorero rya Kristo, ari ryo Bibiliya yita ngo n'urubyaro rw'umugore, ariko rikongera gahinduka n'umugeni wa Kristo. Ubu rero noneho ari kubwifashisha, ariko mu buryo bw'amayoberane, ntago abantu bapfa kubimenya, kiretse abanyabwenge, kiretse abantu bamaze kujijuka mu byanditswe byera. Si ubuhanuzi ubu ngubu umuntu aguhanura ngo uko Uwiteka avuze, siniyerekwa. Umuntu ujijuka kumenya strategy, akamenya uburyo Satani arimo arakoresha mu kurwanya urubyaro rw'umugore, ari ryo toro rya Kristo, aciye mu butegetsi bw'igihangange buriho uyu munsi, ni umuntu uba mu byanditswe byera, usoma kandi agasenga, agacukumbura, n'umenya ngo dusohoye muri bya bihe byahanuwe. Twagiye tuvuga buri butegetsi bwose uko bwagiye busimburana mu isi, cyangwa se iriya mitwe 7 uko yagiye isimburana mu isi. Twabonye umutwe wa mbere ari Egiputa, uwa kabiri ni Ashuri, uwa gatatu ni Babuloni, uwa kane ni Ubumedi n'Ubuperesi, uwa gatanu ni Ubugiriki, uwa gatandatu ni Roma, uwa karindwi twasanze ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubwongereza, akaba ari wo mutwe wa karindwi, ari bwo butegetsi bwa nyuma buri gutegeka isi karangira. Ahangaho ushobora kuvuga ngo ibyo bintu uvuze ni ibiki? Umva nkubwire, ntabwo tuzi isaha Yesu azagarukiraho, nta nubwo tuzi n'umunsi, nta nubwo tuzi n'ukwezi, nta nubwo tuzi n'umwaka. Icyakora ikitumenyesha ko azagaruka vuba cyangwa se agarutse ni ibimenyetso by'ibihe yagiye aduha. Ibyo bimenyetso rero biri gusukwa mu isi, ibyinshi ababiteza ari uriya mutwe wa karindwi turi kubabwira, Amerika n'Ubwongereza. Bari gutegura ibintu byinshi bafatanyije n'umuryango w'abibumbye, bafatanyije na Illuminati, bafatanyije n'uyu muryango uhagarara amafaranga n'amabanki ku isi witwa Dalos Chairodi. Iyi ni imiryango ikomeye n'abaframaso. Iyo miryango yose niyo Satani ari kwifashisha, ariko umutwe uyihagarare yose ni Amerika ndetse n'Ubwongereza. Akaba ari nabwo butegetsi bw'igihangange bwa nyuma buri gutegeka Yesu akagaruka. Ibi ndabibabwira mbihagazeho, kandi ababwira nk'umuntu usobanukiwe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Kubera iki? Nuko nyine mu byahishuwe aribwo butegetsi bwahanuwe bwa nyuma. Ntabwo ari Roma, kuko Roma yo n'ubirayoboye, irahari rwose, haba muri politiki irimo, haba ndetse no mu idini irimo. Ngira ngo murabizi ko Ubutaliyani burakomeye ku isi. Turaje turabusanga mu mahembe 10 avugwa kuri iriya nyamaswa. Ntabwo ari Uburusiya, sina Korea ya ruguru, sina Irani, yewe sina Ubushinwa. Nta bindi bihugu mu isi bizigera bikomera ngo biyobore isi bisimbuye Amerika. Ibi ndabigaruka nkuko nawe babwiye ubushize. Wabyumva utabyumva, ari wowe uzarinda upfa, abana bawe bazarinda bapfa, n'abandi nabuzukuruza, niba atari yagaruka. Tuzarinda dupfa, Amerika ari ikiyoboye. Nta bundi butegetsi buzigira buyisimbura, ntibibaho. Kugira ngo twinjiremo dutangire dusome neza, hanyuma twinjire tuganire, turabanza dusome n'ubundi ibyashore Yohana igice cya 13, duhere ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 18, hanyuma turongera dusubire muri cya gice cya 17
aho duhera ku murongo wa 9 tukageza ku murongo wa 14. Niyihe mpamvu tugiye guhera ku murongo wa 11 w'iki gice cya 13? Nuko tugiye kwiga kuri nyamaswa ya kabiri izamuka iva mu butaka. Utera inyamaswa ya kabiri izamuka iva mu butaka yo ni iyihe? Kuko bitubwira ko ifite amahembe abiri nk'umwana w'intama ariko ikabivuga nk'ikiyoka. Ese ubundi kukiva mu butaka ntive mu nyanja nk'iya mbere? Aya mahembe abiri se yayo asobanura iki? Kuki se aya mahembe asa nk'ara y'umwana w'intama ariko y'ubwayo ikabivuga nk'ikiyoka? Tubibutse ko iyi nyamaswa izakora ibintu bigeze kuri 7. Ibyo bintu 7 twababwiye ko tuzavugamo 3. Hatubwira ngo iki rero? Haratubwira ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Kandi hati sinabayibamo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere akize uruguma rwayishe. Ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mw'Ijuru ugwa mw'isi mu maso y'abantu. Iyobesha bari mw'isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere y'aya nyamaswa. Ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aho niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Andi magambo turi kwifashisha ni mu byasho 17 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 14. Haratubwira ngo aha niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 uwo mugore yicaraho, kandi niyo bami 7. 5 baraguye, umwe ariho undi ntaraza, kandi naza azaba akwiriye kumara igihe gito. Ya nyamaswa yariho ikaba itakiriho, iyo ubwayo ni uwa 8. Nyamara kandi n'umwe muri babandi 7 kandi arajya kurimbuka. Ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe na nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami. Kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Wowe uri kumwe natwe ngira ngo wavuga ngo amen. Abari hamwe na Yesu, icya mbere bahamagawe, icya kabiri baratoranywa, icya gatatu bakaba bakiranuka, bazanesha inyamaswa. Iyi nyamaswa ngira ngo turimo turayiga, twabonye izamuka iva mu nyanja. Inyanja twarayize, dusanga na abantu batuye mu isi. Hanyuma iriya nyamaswa zamukaga ivamo, tubona n'ubutegetsi bwavuye muri abo bantu. Kugira ngo tubusobanure, twabonye kiriya gihimba cyayo ari abami bagiye bayobora ibindi bihugu, ndetse uyu munsi none bakaba barasimbuwe n'abaperezida. Hanyuma iriya mitwe 7 akaba ari abami b'abami bagiye bayobora ubwo butegetsi bugeze kuri 7 nkuko twabusubiyemo bwose ku murongo. Hanyuma rero uyu munsi turashaka kugira ngo tugaruke kuri iyi nyamaswa izamuka iva mu butaka, ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama ariko ikabivuga nk'ikiyoka. Kubera ikiva mu butaka ntive mu nyanja? Tugiye mu buhanuzi bwa Bibiliya, ibitaka bivuzwa aha ngaha, ubutaka bwavuzwe nuko ari ubutegetsi bwavuye mu bundi butegetsi bwari busanzwe buriho. Ikiremwa muntu cyose gikomoka mu butaka, gikomoka mu mukungugu. Umuntu yaremwa kuwe mu mukungugu. N'ubundi yari asanzwe hariho abandi bantu bayoboye.
noneho ubu butegetsi rero bwaje kuyobora n'ubundi bwari buvuye muri abo bantu bari basanzwe bagize gute bayoboye. Bivuga ngo ni ubutegetsi bundi bwari busanzwe bugize gute buhari. Ikindi, ese ubundi inyamaswa ni iyihe? Iyi nyamaswa izamuka iva mu butaka ni nawo mutwe wa karindwi ari wo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Ukibaza kuki Amerika n'Ubwongereza baza ari umutwe wa karindwi ariko bakongera bagahinduka inyamaswa iri ukwayo? Ahangaha Imana ashaka kugira ngo yongere kuduha gutekereza kuri ikintu kandi tukigeho mu buryo bwa nyabwo tutihuse. Impamvu ari indi nyamaswa nuko ari ubutegetsi bwihariye bwigenga bwose kandi bakagira ikintu buhuriyeho mu buryo bwo kuyobora isi, ariko noneho bukaza ari za repubulika atari ubwami. Mu gihe ibindi bihugu byose bira bitandatu twavuze cyangwa ubutegetsi butandatu bwo bwayoborwaga n'abami b'abami, harakiriho ubwami. Noneho rero uyu mutwe wa karindwi bwo ni za repubulika bayobora mu buryo buri repubulika n'abaperezida. Akaba ariyo mpamvu Imana yabagaragaje nkaho ari iyindi nyamaswa. Ni ubutegetsi bwigenga, nk'Ubwongereza burigenga, Amerika irigenga, ariko bafite ikintu bahuriyeho muri politike yabo mu kuyobora isi. Aha rero gatuvuga ngo none se bihurira, hari abantu bagera kuri inyamaswa bakavuga ngo iriya nyamaswa ngo ni Roma Kirisitu na Roma pagani. Hari abantu benshi babyigisha. Icyakoza hari n'abandi nyine bagerageza gushaka kugaragaza ko ari Amerika. Noneho turatsindagiriza kuri aba ngaba kugira ngo dufashanye twige ubuhanuzi mu buryo bwa nyabwo, mu buryo bwimbitse. Iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka ni Amerika n'Ubwongereza. Ni ukuvuga ngo ari amahembe abiri ifite, ihembe rimwe na Amerika, ihembe rya kabiri n'Ubwongereza. Hanyuma ushobora kwibaza ngo none se ihembe ubundi risobanura iki, kugira ngo tubyumvikanishe neza buri wese abyumve. Ubundi ihembe risobanura ibintu bine, cyangwa se rigereranya ibintu bine, cyangwa rishushanya ibintu bine. Kuko murabona ko kuri ya nyamaswa izamuka iva mu nyanja Yohana yabonye ku bice 13 umurongo wa mbere, mu bintu yavuze yagarutse no ku mahembe. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, niyi nyamaswa izamuka iva mu butaka, Yohana mu bintu yayivuzeho yibanze no kuvuga ku mahembe. Bivuga ngo n'aya mahembe turasabwa kuyiga, tukayigana ubushishozi kuko Imana yagarutseho iyavuga. Akaba ariyo mpamvu tugiye kwiga rero ubusobanuro bw'ihembe. Ubundi ihembe risobanura ibintu bine mu buhanuzi bwa Bibiliya. Icyambere, ihembe risobanura cyangwa se rishushanya ubwami. Icya kabiri, ihembe rigereranya ubutware. Icya gatatu, ihembe risobanura ubushobozi. Icya kane, ihembe rigasobanura imbaraga. Aho ushobora kwibaza ngo ese ubushobozi n'imbaraga bitandukaniye? Nta hantu bihuriye. Jewe shobora kugira imbaraga ariko ntafite ubushobozi. Ushobora kugira ubushobozi ariko nta mbaraga ufite. Nuvuga ngo ushobora kuba mfite imbaraga ariko izo mbaraga zanjye nta bushobozi mfite bwatuma izo mbaraga zimbyarira inyungu. Kimwe nuko ushobora kugira ubushobozi ariko muri ubwo bushobozi mfite nta mbaraga mfite zamfasha kugira ngo ubwo bushobozi bumbyarire inyungu. Niyo mpamvu muzasanga hari abantu bafite ubushobozi bitabaza abanyembaraga kugira ngo ubushobozi bwabo bubabyarire inyungu, kandi ibyo bikagaruka, inyungu zikagaruka no kuri babandi bafite imbaraga. Ni ibintu biri magirirane. Hari n'abandi muzasanga bafite imbaraga ariko bakajya kwitabaza bafite ubushobozi. Noneho ihembe risobanura ibintu bine: ubwami, ubutware, ubushobozi ndetse n'imbaraga. Igihe cyose uzumva muri Bibiliya Imana ivuze ikintu cyitwa ihembe, ukumva igarutsemo ivuga ihembe, ibishaka kuvuga ibyo bintu bine: ubwami,
ubutware, ubushobozi, imbaraga. Kandi ubwo yishatse kuvuga ubwami, iyo ivuze ubwami iba ishaka kuvuga nyine umwami uyobora ubwo bwami, kuko ubwo bwami buhabwa ubushobozi n'imbaraga n'ubutware kubera uriya mwami. Ubwo byose birareba uriya mwami rero. Aha twinjiremo dushaka gusobanura uburyo ari amahembe abiri yo kuri iriya nyamaswa uzamuka iva mu butaka. Ihembe rimwe risobanura Amerika, irya kabiri rikaba rishushanya Ubwongereza. Reka tujye muri Bibiliya twumve icyo Bibiliya itubwira. Niba uri kumwe natwe ukaba ufite Bibiliya, ndagira ngo dufatanye dusome ijambo ry'Imana, kuko turashaka kwicara. Reka tubararike ikiganiro twakomeje kubabwira cyitwa ubusesenguzi kuri Bibiliya kigiye gutangira gukora. Tuzaza twicara turi kumwe n'abandi bantu dusome Bibiliya, hanyuma ducukumbure turebe ese abantu bari kwitwara bate. Ibi bintu Bibiliya ivuze itorero ryaba ari kubishyira mu bikorwa? Ubwo turakuraritse wowe kugira ngo nawe ujye ufata Bibiliya cyose ikiganiro tukigiyeho, twige ducukumbure turebe uburyo abantu bamaze gutana, n'amadini menshi akaba yaratanye, n'abayobozi bayo bakaba baratanye, baravuye mu murongo wa Bibiliya. Nyamara abantu bitwa ngo ni abayoboke babo bakaba bakibisunga, bakibirukanka inyuma, nyamara byararangiye abantu batari mu murongo wa Bibiliya. Bibiliya niyo nzira yonyine ijya mu ijuru. Iyo niyo nzira yonyine. Ushobora kuyifata uri wenyine mu rugo iwawe ukayisoma kandi kugeza mu ijuru. Ushobora gutura mu gihugu kitarimo umuntu uwo ari we wese, ari wowe wenyine. Wafata Bibiliya ikakwigisha uburyo witwara kandi ukubaha Imana. Urugero naguha, tumaze iminsi tujya muri lockdown kubera iyi coronavirus. Hari urusengero wajyagamo, hari umuntu ugeze guhagana imbere ngakwigisha kuki ugihagaze neza ukijijwe. Agakiza ntabwo kaba mu nsengero, kaba mu ijambo ry'Imana. N'ibyo wariye, ndavuga ibyo wariye by'ijambo ry'Imana bigukomeza mu rugendo. Mu rusengero tujyamo kugira ngo twese duterane gusa, nkubone nanjye umbone, uzane igihimbano cy'umwuka nanjye nyizane, uzane indirimbo nanjye nyizane. Niba hari umuntu ufite ikimufasha kidufashishe, niba ari ubuhanuzi bumanuke, niba ari ushima ashime. Ariko ntabwo ariho hari inzira ijya mu ijuru. Bireba byita amateraniro. Inzira ijya mu ijuru ni wowe na Bibiliya na Yesu. Naho niba wisunga umuyobozi wawe ngo niwe uzakugeza mu ijuru, kugera mu ijuru bizakugora. Noneho reka dusome twumve icyo ijambo ry'Imana tubwira. Tugiye gusoma igitabo cy'umuhanuzi igice cya 8. Turasoma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo nibuza wa 8, dusimbuke tujye ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 20. Turashaka kureba iby'imfizi y'intama y'amahembe abiri sekurume y'ihene y'igikomo Daniel yabonye. Haratubwiye ngo mu mwaka wa 3 umwami Belushazari ari ku ngoma, jewe Daniel neretswe ibikurikira ibyo neretswe ubwa mbere. Nyerekwa ibyo nagize ngo ndi ibwami Ishushani mu gihugu cya Elamu, ariko ubwo nabyerekwaga nari ku ruzi Urayi. Nubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe abiri ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari abiri yari maremare, ariko rimwe ryasumbaga irindi, irirereye niryo ryaherukaga kumera. Mbona iyo mfizi y'intama igenda ishyamye yerekeye iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, ntihagira inyamaswa ihangara kuyihagarara imbere, ntihabone kubasha kuzikiza. Yagenzaga uko yishakiye, ikagira imbaraga. Nkibyitegereza mbona haje sekurume y'ihene iturutse iburengerazuba, igenda idakoze amaguru hasi, ikwira isi yose. Kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo. Nuko itera ya mfizi y'intama ya mahembe abiri nari nabonye ihagaze ku ruzi, iyivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze. Mbona yegereye iyo mfizi y'intama, irayirakarira, irayisekura, iyivuna ayo mahembe yombi.
ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kuyihagarara imbere, ahubwo isekurume y'ihene iyikubita hasi irayisiribanga, ntihaboneka ubasha gukiza iyo mfizi y'intama imbaraga za sekurume y'ihene. Reka dusimbuke tujye ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 20. Haratubwiye ngo nuko jye ubwajye Danyeli maze kubona ibyo neretswe ibyo ngashaka kubimenya, ngiye kubona mbona igisa n'umuntu kimpagaze imbere, maze numva ijwi ry'umuntu riturutse hagati y'uruzi Urayi, arahamagara ati, Gaburiyeli we, sobanurira uwo muntu ibyo yeretswe. Nuko asangaho nari mpagaze, ariko akiza ndatinya, nikubita hasi nubamye. Nuko arambwira ati, umva yewe mwana w'umuntu, ibyo weretswe ni iby'igihe cy'imperuka. Ariko akimbwira ndarabirana ntusinziriye, uko nakubamye ankoraho arambyutsa, arambwira ati, umva ngiye kukumenyesha ibizaba mu gihe cy'umujinya wo kumperuka, kuko ari iby'igihe cy'imperuka cyategetswe. Umurongo 20 ndagira ngo ari wo dusorezaho ahantu muwumve. Haravuze ngo imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi, kandi ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki, kandi ihembe rinini riri hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere. Kandi nk'uko ryavunitse mu cyimbo cyaryo hakamera andi mahembe ane, uko niko hazaba ubwami bune bukomoka muri ubwo bwoko, ariko buzaba budafite amaboko nk'ay'uwa mbere. Amen. Turi gushaka gusobanura iriya nyamaswa uzamuka iva mu butaka ifite amahembe abiri nk'umwana w'intama, ariko ikaba ivuga nk'ikiyoka. Twabonye ko ari amahembe abiri, ihembe rimwe risobanura Amerika, ihembe rya kabiri risobanura Ubwongereza. Kugira ngo tubyuzuze naha twifashishije. Danyeli yabonye imfizi y'intama y'amahembe abiri, yongera kubona isekurume y'ihene y'igikomo yari ifite ihembe rimwe riri hagati y'amaso yayo. Ngo yitegereje abona iyo mfizi y'intama isekuwe n'iyo sekurume y'ihene y'igikomo, irayica. Ngo imaze kuyica irakura iragara, ubwo ni sekurume nyine batubwiye. Ngo imaze kugara, rya hembe ryari rimwe ryari riri hagati y'amaso yayo ngo riravunika. Rimaze kuvunika mu cyimbo cyaryo hamera andi mahembe ane. Hano baradusobanuriye badusobanuro bwuzuye. Gaburiyeli yabwiye Danyeli nk'uko ari kukubwira uyu munsi nanjye ari kumbwira, aramubwira ngo rero iriya mfizi y'intama y'amahembe abiri ni Abamedi n'Abaperesi. Ariya mahembe abiri asobanura abami ba mbere bayoboye Ubumedi n'Ubuperesi. Uwa mbere ni Dariyo, uwa kabiri ni Kuro. Ariko Ubuperesi bwari buyobowe na Kuro nibwo bwabanje kuyobora bugira imbaraga. Iriya sekurume y'ihene yakubise imfizi y'intama ari bo Abamedi n'Abaperesi. Hano Gaburiyeli yongeye kutubwira ngo ni ubwami bwakurikiyeho bw'Ubugiriki. None abwira Danyeli ngo ririya hembe ryari hagati y'amaso y'iriya sekurume y'ihene ngo ni umwami wabo wa mbere, ari we Alexandre Logara. Danyeli ngo yakomeje kwitegereza abona iryo hembe riravunitse, ngo mu cyimbo cyaryo hamera andi mahembe ane. Bongeye kutubwira neza yuko ari amahembe ane ari abajenerali bane b'ingabo bigabanyije ubwami bwa Alexandre ubwo yari amaze gupfa. Ni ukuvuga ngo kuvunika kwa ririya hembe byari bisobanuye gupfa kwa Alexandre. Hanyuma ariya mahembe ane yameze byari bishatse gusobanura abajenerali bane b'ingabo z'ubwami bw'Ubugiriki bazigabanya ubwo bwami. Ibyo rero Danyeli yeretswe byasohoye nyuma y'imyaka irenga 200. Alexandre amaze gufata isi yapfuye akiri mutoya, ariko akaba yari afite abajenerali bane bayoboraga ingabo ze. Akimara gupfa barabwigabanije.
ndetse n'amateka atubwira amazina y'aba bajenerali. Aba bajenerali ni abahe? Uwa mbere yitwaga Rizimaka, uwa kabiri yitwaga Putoreme, uwa gatatu yitwaga Seleukosi, uwa kane yitwaga Kasandere. Aba nibo bajenerali bane bigabanyije ubwami bwa Alexandre, akaba ariyo mahembe ane yameze kuri iriya sekurume y'ihene y'igikomo yavunitse ihembe rimwe rinini ariwe Alexandre, byari bisobanuye gupfa. Aha rero murumva ko ubuhanuzi buri kuza butwereka amahembe icyo ashatse gushushanya. Amahembe ashushanya ubwami, ubutware, imbaraga ndetse n'ubushobozi. Mbega ni ubwami bufite ubutware, bufite ubushobozi, bukagira n'imbaraga. Noneho iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka Yohana yabonye, batubwiye ko ari Amerika n'Ubwongereza. Hanyuma ariya mahembe abiri akaba ariyo Amerika n'Ubwongereza. Ihembe rimwe ni Amerika, ihembe rya kabiri ni Ubwongereza. Uti rero kuki batubwiye ko aya mahembe asa nk'aho ari ay'umwana w'intama, ngariko inyamaswa ikaba ivuga nk'ikiyoka? Ahangaha baba bashaka kutwereka uburyarya, ubutiriganya, ubwesikoro bafite, ariko bukaba bwishemo ibintu bisa nk'aho ari byiza nyamara atari byiza. Ni ukuvuga ngo Amerika n'Ubwongereza nk'uko twabibonye ubushize, twabonye ko ni ubutegetsi bwigenga bwose, ariko bufite icyo buhuriyeho mu kuyobora isi, dore ko ari nabwo bwarwanya intambara ya mbere isi yose burayitsinda. Akaba ari nabwo icyo gihe byahise bigaragara ko ariwo mutwe wa karindwi wari warahanuwe na Yohana, nk'uko twabonye mu byahishuwe 17 umurongo wa 9 n'uwa 10, aho batubwira ngo aho niho hakwiriye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 umugore cero, kandi niyo bami 7. Abatanu baraguye, umwe ariwo undi ntaraza, ngo kandi naza zabakwiriye kumara igihe gito. Twabonye ko abatanu bari barabayeho bakagwa mu gihe cya Yohana batari bakiriho. Twabonye ko ni Egiputa. Egiputa yabayeho mbere ya Yohana ariko iza kugwa. Abakabiri cyangwa se umutwe wa kabiri twabonye ko ari Ashuri, ariyo Siriya. Ni ubutegetsi bwategetse isi yose, ariko bwaje kugeraho buragwa. Ubwa gatatu ariwo mutwe wa gatatu twabonye ari Babuloni. Uyu mutwe wabayeho rwose, ariko baho Yohana atarabaho, urakomera ariko uzakugwa. Uwa kane twabonye ko ari Abamedi n'Abaperesi, babayeho ariko baza kugwa. Uwa gatanu twabonye ko ari Ubugiriki, bwabayeho ariko buza kugwa busimbuwe n'Abaroma mu 137 imbere y'ivuka rya Yesu. Yohana rero yavutse ku ngoma y'ubwami bw'Abaroma, na Yesu niyo yavutseho. Anahabwa ibyahishuwe hari kuri iyi ngoma y'ubwami bw'Abaroma. Niyo mpamvu yabwiye ngo abatanu baraguye: Egiputa, Ashuri, Babuloni, Mediperesi, Ubugiriki. Umwe ariho, wari uriho ni Roma mu gihe cye, undi ntaraza, ngo kandi wanazaza bakwiriye kumara igihe gito. N'uyu mutwe wa karindwi ari Amerika n'Ubwongereza. Twabonye ko waje kugaragara nyuma y'intambara ya mbere isi yose ubwo yari irangiye, aribwo Amerika yose ikomera cyane, ndetse n'Ubwongereza bwayoboraga ubwami bwari ku isi, bwakoronije na Amerika igice cya Amerika y'Amajyaruguru. Ariko Amerika iza gusaba ubwigenge, ihinduka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi rero bayoboye isi ari babiri, ariko muri politike yo kuyobora isi ni umwe, ni umutwe umwe. Hanyuma rero kuba basa nk'aho ari abana b'intama, kuko twabonye ko ari amahembe abiri asa nk'aho umwana w'intama, ihembe rimwe na Amerika irindi n'Ubwongereza. Ni uburyo bigira nk'aho ari beza kandi ari babi, ni abagome. Ndashaka kuvuga nibuza ibibi byabo ni byinshi, ntabwo tuvuga ngo tuzabirangize, ariko ndavuga niyo navuga nka bitatu, nongere mvuga n'ibyiza byabo
ibyo bintu no bivanze. Niyo mpamvu Yohana mu guhishurirwa yabonye basa nk'aho ari abana b'intama, ariko mu kuvuga abona baravuga nk'ikiyoka. Mbega baravuga nka cya kiyoka cyabahaye imbaraga n'ubushobozi n'ubutware n'intebe ngo bayobore. Ngira ngo murabizi ko mu byahishwe 13:2 buriya butegetsi bwose iriya mitwe 7 n'ubundi butegetsi bwagiye bubaho batweretse ko ngo cya kiyoka nicyo cyabuhaye imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Ni nayo mpamvu ubutegetsi buza bufite ishusho nk'iyikiyoka, kuko isome mu byahishwe 12:3 batwereka ikiyoka ko gifite imitwe 7 n'amahembe 10. Urumva ko rero ari ikiyoka, ari n'inyamaswa, ni ibivandimwe. Ariko noneho wagira kuri uyu murongo wa 2 w'igice cya 13 bakatwereka ko kiriya kiyoka aricyo cyahaye iriya nyamaswa imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Si igitangaza rero kuba iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza basa nk'aho ari abana b'intama, ariko bakaba bavuga nk'icyo kiyoka, kuko nicyo cyabahaye ubwo butware, cyabahaye ubwo buyobozi. Kandi na Pawulo yabwiye abakorinto ko Satani yigira marayika w'umucyo, ariko nubwo yakugira marayika w'umucyo bajya bavuga kabaye icwende ntikoga. Azahora ari Satani, azahora ari Sekibi, azahora ari mubi, azarimbuka. Kandi n'abamukorera nabo bayoboka amategeko ye n'amabwiriza ye bazarimbuka nibatihana. Si ibyo ko n'abamaze gucirwa iteka biyemeje gukorana na Satani burundu. Tugaruka gatoya none twate gusobanura rero uburyo bigira nk'aho ari beza, ari amahembe asa nk'aho ari umwana w'intama, bigira nk'aho ari beza, nyamara bakaba bavuga nk'ikiyoka mu buryo bw'uko ari babi. Ndashaka kuvuga nibuza nk'ibintu 3 bafite cyangwa se 5 byiza, nindangiza mvuga n'ibindi bikeya bibi bagira. Tugiye mu mateka y'isi tubona ko ubwo intambara ya mbere yose yari irangiye, Amerika n'Ubwongereza bamaze kuyirangiza, nibo bavanyeho ikintu cyitwa gutoteza cyangwa gutotezwa kw'abakristo. Aho ngaho bashatse kutwereka uburyo ari beza. Icya kabiri, nibo bategetse ko buri wese akwiriye gusenga no gushinga idini uko yumva byumva, mbega uko yumva we byiyumvamo. Nuko ngo bamaze gukuraho itotezwa ku bakristo ko batotejwe na Kiliziya y'i Roma, yatoteje abakristo imyaka myinshi. Uwasohokaga wese muri Kiliziya Gatolika y'i Roma yaricwaga, kuko baravuga ngo Kiliziya ni imwe, ikaba ifite ukwemera kumwe, batisima imwe, n'Imana imwe. Ngira ngo murabizi ko niko bavuga no kuri za ndirimbo zabo, Nyagasani umwe, Kiliziya imwe, ukwemera kumwe, batisima imwe, Imana imwe, ni nayo mubyeyi, Nyagasani Yezu waratwigaruriye, uduhuriza mu bumwe bw'abana b'Imana. Ngira ngo ndabaririmbiye murabyumvisha impamvu bavuga ko Kiliziya ari imwe. Ubundi Kiliziya uru ni ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko ubundi iri zina Kiliziya rikomoka ku ijambo ry'Ikigiriki ryitwa Ecclesia. Wasasengura iri jambo Ecclesia bikaba bisobanuye abantu bahamagawe, baratoranwa, bakurwa mu mahanga, mu miryango yose, mu ndimi zose, mu moko yose, barangije bishyira hamwe, bagira icyerekezo kimwe, bose kari kujya mu ijuru, bagira intego imwe, ubugingo buhoraho, bagira igitabo kimwe kibayobora cyitwa ijambo ry'Imana. Abo rero nibo bitwa Ecclesia. Hanyuma mu Kinyarwanda tukavuga ngo ni Kiliziya. Bariya rero impamvu babivuga ko ari itorero ryo kuva mu gihe cy'intumwa. Kiliziya Gatolika ni itorero ryo kuva mu gihe cy'intumwa, rero bakavuga ngo Kiliziya ni imwe rukumbi, ifite ukwemera kumwe, ikagira abatisima imwe, ikagira n'Imana imwe.
ariko hinjiyemo ubuyobe bwinshi nko mu kinyejana cya kane mu gihe cy'umwami w'abami Constante. Amateka tubwira ko Constante yimye muri 313 amaze kwima akuraho itotezwa ku bukristo. Abakristo bava mu mashyamba bari bihishemo, abandi bava mu myobo, abandi bava mu buvumo bw'Iroma bari bihishemo. Bose baraza, bamwe bahabwa ubuyobozi, bamwe babagitifu, bega bagabana ubwami. Constante yarabatetesheje za muri torero ari hagaciro, ariko kuri agaciro nako kugwa kwaryo. Kizitangira kuzamo ibintu byinshi by'amatiku, batangira kuzana ibyo gusenga ibishushanyo, hatangira kuzamo ibyo guterekera, hatangira kuzamo ibishushanyo bya Bikira Mariya. Bikira Mariya undi nta ubaho. Dusomye Bibiliya tugakora ubushakashatsi nta hantu biri givuga umuntu witwa Bikira Mariya. Bibiliya ivuga Mariya ntivuga Bikira Mariya. Ngira ngo ibitwara bibasobanuye ko iri jambo bikira rikomoka ku nshinga yitwa umubikira. Bashaka kwerekana ko Mariya yari umubikira, kandi umubikira ni umuntu w'umukobwa w'igitsina gore w'isugi, udashaka, utanabyara. Urumva ko atashatse ntiyanabyara. Mariya rero ntiyigeze aba umubikira. Deja n'iri jambo umubikira ryari ritaraza. Mariya yashatse umugabo witwa Yosefu. Bibiliya itubwira ko yabyaye abahungu 4 n'abakobwa 3 bwira umubare. Matayo 13:53 kumanuka hasi bavuga amazina yabo, ndetse n'ubutumwa bwanditswe na Yohana 7:1. Rero ibyo byose babyinjije muri kiliziya, binjizamo igishushanyo cya Bikira Mariya, binjizamo gusenga batagatifu abantu bapfuye, binjizamo ishapure, binjizamo gushyira amashusho hariya bakayagiraho. Ibyo byose bituma abantu batangiye kugenda basohoka bava mu idini, bakicwa bazira iki? Ngo kiliziya ni imwe rukumbi. Iri totezwa ku bukristo ryagiye rikomeza kugeza mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose, 1914. Ni intambara yamaze imyaka 4, yarangiye muri 18. None ubu butegetsi bw'igihangange, uyu mutwe wa 7 ari nawo mutwe uri gutegeka kugeza ku mperuka y'isi, Amerika n'Ubwongereza, bahise bakuraho ikintu cyitwa ugutoteza abakristo bazira imyemerere, ukwemera kwabo. Ihita inemeza yuko ushaka wese yashinga idini. Aho niho hahagurutse amadini atagira umubare. Murebe ubudini buriho icyo gihe hasaduka amadini menshi. Abantu batangira gushinga yabo, abantu batangira guhimba inyigisho nyinshi zituma bikuraho abantu. Nibwo haje amadini yose, Baptista Church, Restoration Church, Zion Temple Church, Miracle Center Church, Healing Center Church, yewe Methodist Celebrate Church. Ibyo byose byagiye biza, Anglican Church, ADPR Church, n'ibindi. Church ni mu Cyongereza, ariko byose ni itorero nyine. Uyu munsi yo mabona hari cyo numvishije ubundi ngo ni Yesu ashimwe Church, n'ayandi menshi yagiye aza. Byose birakomoka kuri wa mutwe wa 7, kuko nibo batanze uburenganzira. Kuba icyicaro cy'amatora ya Gikristo kiri mu Bwongereza mu rwego rw'isi. Hanyuma icyo ni kiri cya kabiri cyiza kigaragaza uburyo basa nkaho ari abana b'intama. Tujye ku cya gatatu cyiza cyabo. Amerika ni imwe mu gihugu cya mbere gifata iya mbere mu kurwanya ibi bihugu by'abakomunisiti, ibi bihugu by'Abarabu bitemera Imana. Barabarwanya, barababwira ngo Imana iriho. Ngira ngo mujya mubibona ko na perezida wa Amerika wese ugiye kurahira abafite Bibiliya. Aho niho bagaragara nkaho ari abana b'intama. Icya 4, ubu butegetsi uyu mutwe wa 7 niwo ufata iya mbere mu gutera inkunga igitabo cyitwa Bibiliya, ndetse no gutera inkunga amatora ya Gikristo ku isi. Aha naho barasa nkaho ari abana b'intama. Tugiye kuvuga ibyabo byiza birahari byinshi,
icya gatanu, uyu mutwe wa karindwi niwo ufata iya mbere mu gutera inkunga ibihugu byose bikiri mu nzira y'amajyambere bigikennye. Aha naho urumva ko barasa nk'aho ari abana b'intama, ariko reka mvuge gatoya aho bagaragara nk'ikiyoka, aho bavuga nk'ikiyoka. Tubonye ko ari abambere mu gutera inkunga ivugabutumwa mu matorero yose ya gikristo ku rwego rw'isi, ndetse akaba ari n'abambere mu gutera inkunga Bibiliya. Ariko mu minsi yashize baherutse gukora inama biga kuri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Bavuga yuko hari ibitabo biza gusenya politike yabo. Bahamagara abakuru b'amatorero ya gikristo bose bari iyo ngiyo, bakorana inama, babasaba yuko ibyo bitabo byakurwa mu gitabo cyitwa Bibiliya, kuko biza bisenya ubwami, ubutegetsi bwabo. Muri ibyo bitabo icya mbere bahereyeho ni iki gitabo turimo kubigisha cyitwa Ibyahishuwe, ngo kiza gisenya ubwami bw'isi. Icya kabiri bakurikijeho ni igitabo cy'umuhanuzi Danieli, kuko Danieli n'Ibyahishuwe barahuza. Igitabo cyakurikiyeho ni igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, kiza kigaragaza ubwami bw'isi ukuntu buzasenywa n'ukuntu hazaza ubwami bw'Imana. Ikindi gitabo bakurikijeho ni inzandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri. Mbega ibitabo byose biza bivuga ku iherezo ry'isi, ibiza bigaruka kuri politike y'isi n'uburyo izasenyuka, bikavuga ku bwami bw'isi. Basabye ko byose bikurwamo, amatorero agakomeza guhabwa inkunga nyinshi, ubundi ivuga ubutumwa bukomeza kwamamara. Aka ni akantu ka mbere kagaragaza uburyo bavuga nk'ikiyoka. Urumva ni ukuvuga ngo ubutumwa buza bukangura itorero, bwerekana ibimenyetso byose biranga kugaruka kwa Yesu, bwerekana umusozo w'iyi si, bwerekana ibibi bikorerwa mu bwami bwo mu isi, bashatse kubivanamo. Ariko abo bayobozi b'amatorero barabyanga. Bamaze kubyanga bahita baparika inkunga bateraga Bibiliya ku rwego rw'isi. Icyo gihe ndabyibuka, Bibiliya yera iyi ngiyi isanzwe, Bibiliya yera isanzwe yaguraga ibihumbi 3,500, aho ihenze yaguraga 4. Ubu uyu munsi aho iri kugura make ni ibihumbi 6. Hari indi yaguraga ibihumbi 9, iriya ifungwe, njya numva bakunda kwita ngo ni Bibiliya ya zahabu, iriho utuntu dushashagirana. Icyo gihe yari iri ku bihumbi 9, ubu uyu munsi iri ku bihumbi 11. Bibiliya igiye kugenda izamuka kugeza ubwo izagira ku giciro cy'ibihumbi 50. Kubera iki? Kubera yuko baparitse inkunga bateraga Bibiliya ku rwego rw'isi. Ubu hirya no hino mu matorero baririrwa babwira abakristo ngo nibatanga ituro ryo gushyigikira Bibiliya, cyangwa se gushyigikira ikigo cy'imprima igitabo cyitwa Bibiliya. Murumva iki kintu? Ahayo mageze ndibaza ngo niba umuntu yananiwe kugura Bibiliya igura ibihumbi 3,500, ukananirwa kuyigura igura ibihumbi 6-7, ukananirwa kuyigura igura ibihumbi 11, uzayigura igura ibihumbi 50. Urabona amafaranga yo kugura telefone y'ibihumbi 50-100, ariko kubona kugura Bibiliya wanze kuyigura. Ubwo ndabwira wowe uvuga ko wamaze kwizera, uvuga ngo urakijijwe. Abandi bati dutunze Bibiliya muri telefone. Ni ikibazo. Telefone nazo twakoze ubushakashatsi, izi Bibiliya ziri kuri interineti, hari amagambo menshi bagenda bibamo, bagenda bakuramo. Mu minsi yashize bwo twararebye tubona bamaze gutwara ibihumbi bigeze kuri 60 na bingahe muri Bibiliya by'amagambo bibyemo. Kandi intego ya Satani ni
nuko bashaka gufata iki gitabo bakayishyira kuri interinete, bagahagarika ibi byandikwa mu bunuza mu mpapuro, ubundi bikazarangiza rero bakivanyemo ibyo bumva bashaka, tukajya dutunga Bibiliya ariko ituzuye. Ugasoma Bibiliya kuri telefone gusa udafite n'iyindi yo ku ruhande. Nshuti za Yesu, wowe udukurikiranye ukaba utarakizwa, wowe warukijwe ukaba waraguye, uyu munsi Imana ikabikugaruye uri kumva ubutumwa bwiza, reka mbabwire mbahe imiburo, mube maso, mugarukire Yesu. Dusohoye mu bihe bikomeye, dusohoye mu bihe bya nyuma, dusohoye mu minsi ikomeye y'amayoberane y'umubi kandi abantu benshi batazi. Reka mvuge none ikindi cya gatatu kigaragaza uburyo bavuga nk'ikiyoka. Tuzi yuko ijambo ry'Imana ritatwemerera ikintu cyitwa ubutinganyi. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya mbere, umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 24. Haratubwira ngo umujinya w'Imana ushurwa uva mu ijuru ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashakamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana ikaba ari ubwayo yabashirirwa bwenge, kuko bitaboneka byayo ari byo bubasha bwabo buhoraho n'Umana bwayo bigaragara neza uhere ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye, kugira ngo batagira icyo kwireguza. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana bene kwishima, ahubwo bahinduka bibwira bitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima, biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bipfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikururuka. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bononana imibiri yabo, kuko baguranye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwe iteka ryose. Amena. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremye, kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana, abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Ikintu cyitwa ubutinganyi ntabwo Imana icyemera. Nituvuga ubutinganyi tuvuga abaryamanye bahuje ibitsina, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore. Ubu uyu munsi nicyo kintu kigezweho. Icya kabiri, ntabwo ijambo ry'Imana ryemera ko abantu baryamana bahuje ibitsina. Hari ibintu bine tuzagarukaho tubereka ko isi igeze ku iherezo. Ikindi nuko aha twinjiye nukubereka ko wa mutwe wa 7 bwa butegetsi bwa nyuma aribwo bwa mbere buri gushyira mu bikorwa no gusohoza icyo Yesu yavuze, ibimenyetso bizaranga kuza kwe, nibo ba mbere. Reka duhere kuri iki cyitwa ubutinganyi. Niki cyamanuye Imana Isodomu n'i Gomora? Isodomu n'i Gomora habaye ubusambanyi bukomeye. Bibiliya itwereka ko abana bagiraga mu myaka 5 bazi icyo bita imibonano mpuzabitsina, bararyamanaga. Tekeza umwana w'imyaka 5, ndetse kuba ndi kugenda ahantu mu nzira mbona ubwana bubiri buvuyemo ku ishuri, agakobwa n'agahungu bafatanya agahera ku kandi. Ngiye kumva numva kamwe kabwiye agahungu kabwiye agakobwa ngo sheri wansomye, nkeneye bizu sheri kandi umetira irangi. Basomana umunwa ku wundi amuhatira irangi. Aho numvishe umusatsi unyorosotseho. Bana biga garidiyene bari bagize garidiyene ya 3.
ndashaka kubaha ishusho y'iby'isodomu n'igomora n'ishusho y'uyu munsi ku birebana n'ubusambanyi, kandi ni bimwe Yesu yavuze, akaba na bimwe byatumye Imana iza kurimbura isodomu n'igomora. Bibiliya itwereka ko umugabo witwa Loti ari we wenyine wari Sodomu n'igomora wari ukiranutse imbere y'Imana. Ari umugore we yari umupagani, ari abakobwa be bari abapagani, ari abakwe be bari abapagani. Ni Loti wenyine, Loti niwe mukiranutse wenyine wari isodomu n'igomora. None ubusambanyi bwahereye mu bana ngo bugera no mu ngimbi n'abangavu. Abana b'imyaka 13, 12, 14 barasambana. Loti ngo yatangiriye kubana hamagara ijoro ati mw'Ijuru mwaje mugatabara ubu busambanyi bugeze mu mpinja. Ijuru ngo riraceceka rirumagihwa, kandi Loti arimo aratakamba. Ingimbi n'abangavu Loti abona nabo ubusambanyi buragwiriye, asubira gusenga, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo Loti yababazwaga mu mutima we n'ibikorerwa isodomu n'igomora. Ahamagara ijuru ati noneho bigeze no mu ngimbi n'abangavu. Ijuru riraceceka. Ibyo se byo biri hano hirya no hino ku isi. Gatatu, abasore n'inkumi ngo barasambana. Loti arongera ajya gushinga amavi ati mw'Ijuru mwadutabaye ubusambanyi ko bugwiriye, ubu noneho abana bazashaka bazubaka ingo nibande ko n'inkumi n'abasore nabo ubusambanyi bugwiriye. Ubu uyu munsi nibwo busambanyi bugezweho. Nta musore ushobora kujya gushaka umugore atabanje kuryamana nawe, nta n'umukobwa ushobora gushakwa atabanje gusambana. Kubona umukobwa muri iki gihe ukiri isugi, kubona umusore muri iki gihe w'imanzi ntibyoroshye. N'abarambagizanya bati banzume nsogongeraho numvi. Umukobwa baramwohereza ku ishuri, kujya ku ishuri akajya kwibanira n'umusore, akajya ataha ngavuye ku ishuri kandi afite umuntu babana. Urabona abakobwa beza b'ibizungereza ukagira ngo aracyari umukobwa, kumbi ahubwo buri mugoroba yisangira umusore akarana nawe ejo akagaruka. Ubusambanyi buriho muri iki gihe hirya no hino uhere kuri igihugu cyacu cy'u Rwanda burarenze. Tujye mu bindi bihugu sinabona uko mbivuga. Loti nawe yarahamagaye ijuru aceceka ngo abagabo batangira guca inyuma y'abagore babo, abagore nabo baca inyuma y'abagabo babo. Loti arongera ajya gupfukama ahamagara ijuru, nabwo riraceceka. Ariko ngo ubwo umugabo yaryamanaga n'undi mugabo, umugore akaryamana n'undi mugore, Loti ntiyiriwe anasenga. Ijuru ryaravuze ngo reka tumanuke. Imana niko yavuze, reka tumanuke turebe ko ibyo y'umugaragu wacu Loti ariko harega ari ukuri, nidusanga ari ukuri turaharimbura. Icyo shimira Imana yacu ukuntu ari nziza n'ukuntu yubaha abayubaha. Ni nako yavuze ngo unyubaha nzamwubaha, kandi usuzugura nawe azasuzugurwa. Imana yabanje kujya guca ku mugaragu wayo Aburahamu, imubwira ibyo igiye gukora, imubwira ko igiye kureba isodomu n'igomora, kandi nisanga ko ibyo bari kuharega ari ukuri buharimbure. Aburahamu agira ubwoba ati na Loti umuhungu wanjye ko yaramubere se wabo ari buhagwe. Atangira kwibaza ati nusanga y'abantu 100 ntuharimbura. Ati Imana inamubwira ngo sindi buharimbure. Nose nusanga 60 turaharimbura. Ati ntabwo marimbura. Nusanga 10 sura harimbura. Ntabwo marimbura. Bega yagiye amanuka kugira ngo arebe ko Loti nawe yagerwaho nashaka bari umwe, ko Imana itaharimbura. Imana no kugenda yemera iyo mibare nuko arizi ko nta uriyo, sibye Loti wenyine. Ikintu Imana yakoze ngo nuko yohereje abamareka bayo batera umwete Loti wo kuguhunga akava isodomu n'igomora. Imana yaciriyeho imidugudu y'isodomu n'igomora ihatwikisha umuriro n'amazuku. Ibaho ikintu kimwe mu gihe ibindi yari yarabyirengagije, ikintu cyitwa ubutinganyi, kuryamana kw'abahuje ibitsina, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, ndetse bari bagize n'ubwo baryamana n'amatungo, abandi bakaryamana n'inyamaswa. None ikibazo nakubaza nanjye nibaza,
kandi ukisubize. Niba Imana yaramanuwe Sodomu n'i Gomora imidugudu 2, nuko abagabo bendanye n'abagore bakendana, uyu munsi iri tegeko rikaba ryaremejwe na wa mutwe wa 7. Ngira ngo murabizi ku bwa Obama nibwo iri tegeko ryasinywe, umuryango w'abibumbye nawo uraryemeza. Bari gushishikariza abantu mu bihugu byose ndetse n'amadini gusinyira iri tegeko ryo kuryamana kw'abantu bahuje ibitsina. Ejo bundi twumvise, nawe warabibonye, ndibwira ko byakwiriye kuri social media, naka video kagiye gatambukaho cyane ryo no hino gacirikana kabagabo 2, umwe ni wa South Africa, undi ni wo muri Kenya, bose b'abapasiteri mu itorero rya Anglican, bari bakoranye mariage bayikorera South Africa. Urumva ko ibi bintu bigeze no ku rwego rw'uko n'amadini nayo abyemeza. Papa wa Kiliziya Gatolika yararyemeje. Ubu ibihugu byose biri kugenda bisinyira iri tegeko, naho batari barisinyira n'ubundi ntibigeze babihakana, ntibigeze banavuga ko uzabikora azahanwa. Ubutinganyi burogeye hirya no hino ku isi. Hano i Nyamirambo iwacu hari hoteli baza guhuriramo abatinganyi, ifite n'izina. Mperutse kwiyumvira kuri radiyo imwe yari yasuye abagore Nyamirambo, numva umugore umwe aravuze anafite agahinda kenshi, aravuga ngo jewe ngo rwose ngo ngiye ngo ndi umugore ngo wubatse ngo ufite umugabo ngo tubyaranye abana 4, ariko ngo ntigeze ndyohera ngo nk'umugabo wanjye, ngo ntabwo ngeze ndyohera nk'umugore mugenzi wanjye, nimuturekere uburenganzira bwacu natwe. Mu nyumvire je naribajije, abagabo banagerageza, ubundi abagore babigenza bati? Mwumva ya mahano, mwumva ibi bintu birimo kuba mu isi kugira ngo umwanzi akomeze kwanduza ikiremwa muntu, Imana ikizinukwe, Mwuka w'Imana ahunge. Jewe ubwanjye ubibwirira, mperutse gusengera umuntu nagiye kwigisha mu giterana ahantu mu itorero, kandi itorero ngo rizwi ko ni ry'umwuka. Imana imishuriramo umusore w'umutinganyi, mamagaye abihana baraje, ashaka kwanga, ndamubwira nabo ngwino wihane. Kubera amabanga ya Satani rero n'abakozi basigaye bariho bamera n'amabanga y'abihanye ibyaha, byatumye umwuka ufata n'amadini ngo bari kwihanisha abantu mu byongorerano. Nta kibazo, niba bihanisha mu buryo bw'ibyongorerano, mu buryo bwa gisirimu, ariko uyu muntu yihane koko. Twamugiyeho turamwatuza, arangije arambwira ngo jewe ndi umutinganyi ndanabihemberwa. Icyakoza ararira arambwira ngo uhereye uyu munsi nahoranaga ubwoba kuko nzarimbuka, kubw'ubutumwa muduhaye ndumva mfashe icyemezo ko ubutinganyi buvuyemo. Urebye uwo musore n'ubwiza afite, ukibaza ukuntu ajya mu butinganyi. Ikibabaje, ajya no kwigaburo ryera, yica n'abakristo mu nama z'idini z'itorero, bakajyana ku ifunguro ry'umwami. Torero riri mu mwuka ridahishurwa umutinganyi basangiye, ese ni itorero. Ni nayo mpamvu nabwira buri wese ngo nimuze dupfukame duhamagara ijuru, dutabaza ijuru, Imana yongera isuku umwuka wera mu itorero nk'uko byahoze kera. Imana yongera ihumura abantu, turebe tugira amaso abona, ku buryo umurozi yinjira hariya tukamubona ko ari umurozi.
tuve mu matiku, tuve no mu bwiyemezi ko turi abakozi b'Imana, tuve no mu kurwanira amaturo, ahubwo nimuze dupfukame duhamagara ijuru, Imana yongera ikora ku matwi yacu twumva ijwi ryayo, Imana yongera ihumura amaso yacu turebe, kugira ngo tumenye abatinganyi batwinjiyemo, tumenye abajura, tumenye abarozi baje kuturoga, tubashe guhangana n'umubi. Abahanuzi mwagiye guhanura mu bipangu, mujya guhanurira abapagani, murabahanurira amamodoka, murabahanurira amazu, murabahanurira amafaranga, ariko se koko n'iki Imana yabatumye? Ese ubundi iyo ni Imana iri kuvugana namwe? Nimuhere ku mitima yabo, muhere ku bugingo, kuko icyazanye Yesu mu isi n'ubugingo. Amamodoka yarayadusigiye, n'ubu turayafite, tuzayabona n'abatarayabona. Amazu yaradusigiye, iterambere turi kugira mu isi, mu minsi mike nta muntu uzaba adafite imodoka hano mu Rwanda. Hirya no hino mu bihugu by'Uburayi se ni bangahe badafite imodoka? Keretse wa mutindi wa nyuma y'abandi, kandi uriya nawe afite uburyo afashwa na leta. Uko iterambere rigenda riza mu isi, ni nako ibi byose kuvanga imodoka ng'amazu bizarangira buri wese afite haba rwose. Nutayigurira na leta izayikubakira ujye uyibamo. Ibyo rero sibyo Yesu yadutumye. Abahanuzi mujya guhanura mu bipangu, nimuze musubire ku rufatiro, duhamagara ijuru. Abahumye amaso Imana ibahumure, abatacyumva ijwi ry'Imana bumvirana bakavanga Imana iravuze itavuze. Nimuze dusenge. Uwo se yari ari mu rusengero, ntiyajyaga ku igaburo ryera se? Mwumve ibihe turimo, ubutinganyi burogeye hirya no hino ku isi. Ibihugu bimaze kwemeza icyo kintu. Mu mijyi hirya no hino abantu abatinganyi barahari. None ikibazo nari navuze ngo nkubaze nawe ukisubize niki? Ari ubutinganyi bwariho mu midugudu ibiri, Isodomu n'i Gomora, n'ubutinganyi buriho uyu munsi ku rwego rw'isi. Ubwo ubutinganyi bukomeye ni ubuhe, cyangwa ubwinshi buhari ni ubuhe? Reka noneho ugiye wese nkugisubiza, nawe wisubiza, ariko ucukumbure nawe wumva icyo kintu kandi wanarize cyane. None niba Imana yaramanuwe Isodomu n'i Gomora, imidugudu ibiri, nuko umugabo aryamanye n'undi mugabo, umugore akaryamana n'undi mugore, ibyo bigatuma Imana imanuka ngo ije kureba ko ibyo baharega Loti umugaragu wayo aharega rukuri. Imana igaciraho iriya midugudu ibiri kubera icyo kintu. Uyu munsi ubutinganyi bukaba bwemewe ku rwego rw'isi. Itegeko ryaturutse ibukuru kuri wa mutwe wa 7, ko ibihugu byose byemera icyo kintu, bukaba bwogeye mu isi bwemewe, mu bihugu no mu madini amwe namwe. Murumva isi isigaje iki ngo irangire? Ese mwatangiye kumva ko wa mutwe wa 7 uri gusohoza ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu? Kuko niba ubutinganye bwo bwamanuye Imana Isodomu n'i Gomora, uyu munsi bukaba bwuzuye isi yose kandi biturutse kuri Amerika n'Ubwongereza, murumva ko basohoje bimwe mu bimenyetso biranga kugaruka kwa Yesu. Vuga ngo Yesu aragarutse, aje kureba ko ibyo itorero rya Kristo rya nyaryo riri kurega isi ari ukuri. Reka nongeye mbivuga, ubu ijuru riramanutse rije kureba ko iby'itorero ririmo kurega iyi si ari ukuri. Ubwami bw'Imana buramanutse buri mu nzira, kandi niba usanga ari ukuri, iyi si irarimbutse. Abayituye nabo banze kumvira Imana bararimbutse. Tukaba turi gutanga imiburo tuburira umuntu wese ukurikiye AYALONI TV. Umva icyo Imana ibiravuga, iyi si igeze ku musozo. Ibigaragaza kugeze ku musozo harimo icyo cyambere tuvuze cy'ubutinganyi cyayimanuye Isodomu n'i Gomora. Tuzababwira ibindi bitatu ubwo tugeze ku musozo bigaragaza ko isi irangiye. Icyambere tuzavugaho mu byo Yesu yavuze ngo nimubibona muzamenye ko isi irangiye,
kirerekeza ku itorero rya Kristo, aho Bibiliya igaragaza ko ngo abakristo bazabanza bakimura Imana bakimika ibindi. Bakimika ibindi. Icya kabiri nuko Bibiliya yavuze ko urukundo ruzashira mu bantu rukayoyoka neza, rugashira rukarangira. Ikindi tuzakibabwira, reka tubasigemo amatsiko. Tugera aho dusoza, tuzagaruka kuri ariya mahembe 10 ndetse no ku gishushanyo cyavuzwe mu byahishuwe 13 umurongo wa 14 cyaremwe bisabwe kandi bitewe inkunga n'iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka, ari wo mutwe wa 7 ariyo Amerika n'Ubwongereza. Nibo basabye ko icyo gishushanyo kiremwa, kimaze kuremwa bagiha umwuka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Mu gusoza, reka nse nkukora gatoya samari y'iyi nyamaswa izamuka iva mu butaka ari wo mutwe wa 7. Tuzanasanga kandi uyu mutwe wa 7 ari wo Amerika n'Ubwongereza ugaruka muri ya mahembe 10 Danieli yabonye na Yohana arayabona. Amerika n'Ubwongereza ariyo iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka ari no mutwe wa 7. Twabonye Bibiliya itwereka ko bazakora ibintu bigeze kuri 7. Ibyo bintu 7 ni ibihe rero? Twasomye mu byahishuwe 13:11 hatubwira ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka ariyo Amerika n'Ubwongereza, ngo ifite amahembe 2 nka mwana w'intama ariko ikabiva nk'ikiyoka. Ihembe rimwe twabonye ko ari Amerika, irindi n'Ubwongereza. Kuba basa nk'abana b'intama ni ibyiza bafite bakora. Kuva nk'ikiyoka ni ibi bibi turimo kwinjiramo. Tubonye ko harimo guhagarika, gutera inkunga Bibiliya ko banza gukuramo ibitabo ndetse n'ubutinganyi, kandi babuteye inkunga mu rwego rukomeye. Hanyuma ngo bazakora ibintu 7. Ibyo bintu 7 ni ibihe rero? Baratubwiye ngo iyo nyamaswa zamuka iva mu butaka ifite amahembe 2 nka mwana w'intama ariko ikavuga nk'ikiyoka. Icyambere ngo bazakora nuko bazategekesha ububasha bwose bw'iriya nyamaswa ya mbere y'imitwe 7 n'amahembe 10 mu maso yayo. Icya kabiri ngo nuko bazahatira isi n'abayibamo kuramya iriya nyamaswa ya mbere. Icya gatatu ngo bazakora ibimenyetso bikomeye, bamanura umuriro uve mu ijuru rwo mu isi mu maso y'abantu. Icya kane bazakora, bazayobesha abari mu isi ibyo bimenyetso bahawe gukorera imbere y'iriya nyamaswa, cyangwa se imbere ya buriya butegetsi twabonye bwabayeho 6. Icya gatanu bazakora ngo bazabwira abari mu isi kurema igishushanyo cya buriya butegetsi bwabayeho, aribwo Egiputa, Ashuri, Babuloni, Mediperesi, Ubugiriki, harimo nabo ubwabo ba 7. Ngo bareme igishushanyo cya buriya butegetsi. Icya gatandatu ngo bazakora nuko bazaha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramye bose. Iki gishushanyo tuzakibabwira. Icyanyuma rero ngo bazakora uyu mutwe wa 7 ngo bazatera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata, gushyirwa ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Icyo kimenyetso rero ngo ni iki? Ngo ni ikimenyetso cy'umubare 666. Bivuga ngo gusoza iki cyigisho cyacu tuzasoreza ku mubare 666, uburyo uri gushyirwa ku bantu binyuze mu bintu bigeza kuri 2: ikoranabuhanga, tekinoloji, ndetse no mu madini y'ibinyoma. Kandi uri gushyirwa ku bantu nyine bitewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Nibo bafata iya mbere. Tuzasobanura uyu mubare, nitumara kuwusobanura tunasobanura n'uburyo uri gushyirwa ku bantu. Nzanababwira uwo nzi jyewe uyu mubare wagezeho.
kandi yari umukristo ukijijwe neza ubaha Imana. Nshuti, reka nkubwire wowe ukurikiye ubutumwa bwiza, iki ntabwo ari igihe cyo kurangana no kureba uko twirebera mu by'isi gusa. Ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese apfukame asenge. Ni igihe cyo kugira ngo ikiremwa muntu Imana yaremye cyumve iyi miburo kitari cyakizwa. Ubu umunyapolitike, ubu wize, ufite doctora cyangwa se profesora, ubu ufite amadiplome atagira umubare y'ibindi bintu wagiye wiga, ube warize cyangwa utarize, umva uko Uwiteka arimo aravugana nawe. Imana iragukunda kandi yifuza kuguha ubugingo buhoraho, ariko ufite n'umwanzi ugushaka azakurimbure. Niyo mpamvu arimo arajijisha abantu benshi, ikiremwa muntu kikaba kijijishirijwe mu by'isi. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo isi irashirana no kwifuza kwayo kose, ariko ukora iby'Imana ishaka, haleluya, ngo uwo nguwo azahoraho iteka ryose. Hungira muri Yesu. Yesu ateze amaboko, yaragupfiriye, ni wowe ashaka. Mw'isi nta cyiza kirimo, kwa Satani ni imibabaro gusa. Muri Yesu harimo byose. Muri Yesu harimo ubuzima bw'umubiri, kandi harimo n'ubuzima bw'iteka ryose. Nyuma y'ubu ngubu, izere Yesu. Wari waraguye, ongera kandi ugarukire Yesu. Wari uciwe intege n'intambara n'amakuba urimo, kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Garukira Yesu, va mu maganya, va mu bwihebe, izera Imana, kandi Yesu yiteguye kukurengera. Reka dusengane Imana. Imana ibahe umugisha, tuzakomeza aho twatugereje. Nyakubahwa Data wa twese mwiza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana idukunda, Imana yemeye gutanga ubuzima bwayo kugira ngo ikiremwa muntu kihabwe ubuzima. Fasha umuntu wese twari turi kumwe aha ngaha wumvisha ubutumwa bwiza, ufasha aka kanya ko kwemera kwihana n'uwari waraguye akaba yongeye kubyuka, akaba yumvise aho isi igeze, kigeze ku musozo, akaba yumva ko tugeze finally yo kurangira ku isi. Mwami, mugaruraho imbabazi zawe kandi umuha imbaraga zo kunesha. Utarukijijwe akaba yumvisha ubutumwa bwiza, uyu mwanya turamusabiye kugira ngo yandukurwa mu gitabo cyo kurimbuka, akurwa mu biganza bya Satani, yandikwe mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Yesu, mwakire, mushyire ku mutima wawe. Ngaho ufasha uyu muntu kandi umuha imbaraga, umukomeze mu rugendo, umurinde kunanirwa, umurinde gucogora, umurinde kuzasubira inyuma. Ubugingo bw'ufata ubukomeze kugeza ubwo uzagaruka. Niba utaje nonaha ariko ikigaragaza ko ugarutse, cyo nicyo turimo kwiga, uzamuhe kuzava mu isi ashoje urugendo neza. Turagushimiye kumvishe gusenga kandi ukomeze kubana natwe kubw'umucyo ubutumwa bwiza bukomeje kwamamara isi yose no guhindura benshi kugukiranuka. Turagushimiye kumvishe gusenga, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tubararikiye gukomeza gukurikirana izi nyigisho ndetse no kudufasha kwamamaza ubwami, musharinga ubutumwa bwiza. Turakora subscribe uyikore, dukomeze twumve icyo Imana dushakaho muri iyi minsi. Shalom shalom.